Alleluia, 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 Alleluia. Nyagasani Yesu nabane nawe hamwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe Yesu ajya mu karere k'iwabo ayigishiriza abantu mu isengero ryabo, bituma batangara bavuga bati ubu buhanga n'ububasha bwinshi abikomora he? Uriya si umwana wa wamubaje? Nyina ntiyitwa Mariya? Abavandimwe be si Yakobo, Yosefu, Simoni na Yuda? Bashiki be bose ntiduturanye? None se biriya byose abikomora he? Nuko abatera imbogamizi. Yesu niko kubabwira ati koko nta handi umuhanuzi asuzugurirwa kiretse mu gihugu cye no muri bene wabo. Nuko aho ntiyahakorera ibitangaza byinshi abitewe no kutemera kwabo. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Jubilate Deo, jubilate omnis terra, jubilate Deo. Yago twese turirimbira ababyeyi bacu akarimbo ka yubile. Jubilate Deo, jubilate omnis terra, jubilate Deo. Justine nawe Beatrice tubifurije yubile nziza, tubishimire tubaha amashyi n'impundu badi. Ku myaka yabo 50 baracyabana baracyakundana badi. Ntago byoroshye ku iki gihe kubona abantu bashyingirwa bakamara imyaka 50. Ubu ngo basigaye babara n'icyumweru bakajya kwaka gatanya. Sibyo ra? Ariko kubona nagiye kuvanga umusore n'inkumi hariya musaza n'umukecuru ku myaka yabo 50 bakibana bakora ubutumwa muri kiliziya. Buriya bakora ubutumwa ko babona kuriye ba mu ngo z'umubyeyi, kandi igihe cyose tubiyambaje mu kwigisha abageni barabikora kandi bakabikora n'umutima wabo wose. Imana yumve ko tuyishimiye. Tubyera namwe mwavuye hirya no hino kugira ngo muze gushyigikira aba babyeyi bacu. Dushimira Imana yabarinze. Birashoboka ko hari abarwaye bakabikagera kure, ndabeshya, ariko uyu munsi turashima Imana ko bagihumeka umwuka w'abazima. Imana muyongera amashyi n'impundu. Mwabyumvise mu isomo rya mbere igitabo cy'Abalevi mu twa 25 8 ugakomeza. Twagiye tubyumva neza. Muri uwo mwaka muzavuza ihembe, yego mwishime, kuko azaba ari umwaka wa yubile yanyu. Yubile ubundi nta kindi bivuga, ni igihe cyo kumenya kwisubiramo ukareba amateka wanyuzemo, ibyiza wabonye ukabishimira Imana, ibibi waba warakoze ukabisabira iki? Imbabazi. Imana ikaguha imbaraga zo gukomeza ujya mbere. Kandi gukora yubile nk'uku nguku ni ukumwaza Satani, wa mugani wa bene data. Ni ukumwaza Satani, wa wundi uhora duhiga, wa wundi wifuza ko wa munezero abakingira ngo duharanira cyangwa se abatuye isi wakanga, ariko kubera isengesho, kubera ukumvikana, kubera ugucisha bugufi, bigatuma tugera kuri ibi byishimo. Ndagira ngo mbasomere agakuru kanditse ku rupapuro rw'umuhondo, sinzabona nkeguye mu kanya, ndavuga ati kano gakuru reka nkabasomere. Nubwo twaje gukora yubile, ariko hari n'abandi mukiri bato mwashingiwe, nimuharira cyangwa se bihaye Imana. Buri wese araza kureba icyo avana muri kano gakuru ngiye kubabwira. Umuntu wakanyandikiye kera ashize nk'imyaka nka 10 n'ingahe, ariko sinzanu nkabonye, ndavuga ati reka ngasome. Buriya ndaza kubaza buri wese icyo avanyemo, sibyo ra? Ndahera kuri Justine na Beatrice icyo mukuyemo kuri uyu mwaka wa yubile. Umugabo n'umugore
barasezeranye. Ubundi murabizi ko muri kiliziya dushingira umuntu wasezeranye muri leta ariko akaza no gusezerana imbere y'iki? Imbere y'Imana. Rero barasezeranye aho hantu hombi maze kuvuga, kandi basezerana kudahemukirana. Basezerana ubudahemuka. Ariko barangije bahana uduseke kugira ngo uzacikwa agacundi nyuma ajya ashiramo igishyimbo. Mwabyumvise? Igihe rero bakoze yubile y'imyaka 25 bazana twa duseke. Abagore burya ngo bagira umutima woroshye, nuko umugore aza atakamba apfukama hasi, nuko abwira umugabo ati rwose mugabo mwiza sheri wanjye mbabarira, rwose mbabarira kuko mu gaseke kanje harimo ibishyimbo 3. Kristo Yesu akuzwe. Kubera ko yamuciye inyuma inshuro zingahe? Inshuro 3 zose. Umugabo abyumvise ahita ashira amavi hasi arigaragura cyane, nuko uti mugore mwiza rwose mbabarira, nanjye rwose burya bya bishyimbo tumaze iminsi turya ni ibyavuye muri ka gaseke. Kristo Yesu akuzwe. Yaje yikoreye agafuka, inaze hirya mu cyumba yikoreye agafuka k'ibishyimbo, avuga ati ariko na bya bindi tumaze iminsi turya nabyo nibyo nagiye nshyira muri ka gaseke kakuzura ngashyira mu mufuka. Ati rwose yari imifuka 2 yose. Kristo Yesu akuzwe. Wakibaza uti se umugore wari umaze umunsi ateka ibyo bishyimbo agaburira n'abana be, akabona inshuro umugabo yamuciye inyuma, yari yaragiye i Kigali hirya ngiyo, wowe uri umugore wabigenza gute? Wamubabarira cyangwa wajya kuzana ishoka hirya ukamutema? Umugore rero birumvikana nyine yararize agahinda karamwica, nuko aravuga ati nibutse ryasizana twagiranye ngewe kanaka, nemeye ko nyirakanaka umbera iki? Umugore cyangwa umugabo, kandi ngusizanyije ko ntazaguhemukira mu mibereho yacu, harimo no mu makuba, waba muzima cyangwa urwaye, buryo nzagukunda kandi nzakubera iteka ryose kugira ngo bati ndakubabariye, ariko tugiye kongera guhana intego kugira ngo byibuze nitwongera gukora yubile y'imyaka 50 icyo kintu kizabe cyaracitse mu rugo iwacu. Kristo Yesu akuzwe. Bahana imbabazi rwose, bya bishyimbo baza kubirya barabimara, noneho barongera bahana uduseke kugira ngo nibongera gukora yubile y'imyaka 50 noneho bazongere barebe uko umubano wabo wari umeze. Wambaza uti kuri yubile y'imyaka 50 byagenze gute? Mumbaze nyine. Nk'aba babyeyi bacu rero bagiye kuri yubile y'imyaka 50, nuko baraza mbere yuko bakora yubile nyine mu gitambo cy'Ukarisitiya kiba, nuko baraza bariherera hirya mu nguni, buri wese azana agaseke, ariko noneho agatwaye, noneho nta mufuka w'ibishyimbo wari uhari. Nuko umugore arabanza afungura ka gaseke, bagiye kureba basanga nta gishyimbo kirimo, n'umugabo araza bafunguye basanga nta gishyimbo kirimo. Sinjye hahera guhana imbabazi no gufata intego. Duhe Imana amashyi n'impundu badi. Wakibaza uti rero burya mu buzima icy'ingenzi ni ukugira intego. Ni ukugira iki? Intego. Mu myaka 25 byaranze, ariko ibyaze mu myaka 25, mu myaka 25 ikurikiyeho byagize gute? Byarashobotse kubera kubabarirana, kubera gutariza umugozi umwe, kubera gufata icyemezo kugira ngo twubake ubuzima kandi tugire umunezero. Sinzi umuntu wavuze ngo ikintu utabonye hano ku isi ntabwo uzakibona mu ijuru. Yego, niba utarabanye n'umugore wawe mu mahoro, n'iryo juru ntaryo uzataha. Baravuga ngo urugo rwiza ni ijuru ritoye. Si byose? Nudaho umugore wawe cyangwa umugabo wawe amahoro, umutarize umugozi umwe, mubabarirane, mufatane urunana, iryo juru tuzaritahara? Ntabwo bizashoboka. Niba uri wihaye Imana ukabarana mugenzi wawe ukamuhoza ku nkeke ugahora umutoteza, iryo juru uzarijyamo? Never and never. Ntabwo nzavuga urasobaga misa 3 ku munsi, nakoraga ibikorwa by'urwaragira gute? Oya, inabana mugenzi wanjye mu mahoro ngo mworohere, mubabari igihe yacumuye, iryo juru ntabwo tuzaritaha. Dushimira Imana rero ku bwa Yusiri na Beatrice mwaduteranirije hano umugoro ntagatifu, ngo dushimire Imana, iyo Mana yabarinze. Ntabwo rwose batwirariraho ngo byagenze neza 100%. Ndabeshye?
ntago batwirarira ngo byagenze neza ijana, hari aho byageraga bikanga hakaza intonganya, bihanashoboka ko hari aho byageze biranga umwe ashaka kwahukana, ariko abana babyeyi ba kera bari bafite ibanga ntabwo ari nk'abo ubu ngubu yimubwiye n'abahita agenda agategereza ko baza gucyura. Rero dushima Imana ko mukiri kumwe, nubwo hari udutotsi twaba twaravuyemo, mwagiye mudutsinda kubera Imana no kubera isengesho mwavugiraga hamwe. Imana rero ikomeze ibarinde mu bukambwe bwanyu, kugira ngo ikomeze kubongerera indi myaka yo kubaho, no ku myaka 75 mushyingiwe tuzayishime kubera ko itugirira neza. Namwe rero mwashingiwe mukaba muranga, ndizera ko hari isomo mukuyemo. Burya mu buzima no kumenya kubabarirana no koroherana. Ndabeshya? Koroherana no kubabarirana kudukosa twa hato na hato, iyo tubikoze gutyo byose tukabibwira Yesu, tukamutumira akaza mu buzima bwacu bwa buri munsi, byose bigenda neza. Ndagira ngo mufashe turimba akarimbo ngo byose birashoboka iyo Yesu ategetse. Byose birashoboka, byose birashoboka iyo Yesu ategetse. Byose birashoboka, byose birashoboka, byose birashoboka, byose birashoboka, byose birashoboka iyo Yesu ategetse. Byose birashoboka, byose birashoboka, byose birashoboka. Uyu munsi twumve ko byose bishoboka iyo Yesu agize gute? Ategetse. Nubwo abantu bakugendaho, nubwo abantu barara bacuragura iwawe, nubwo abantu baguhemukira, iyo Yesu ategetse yavuze ngo baho ubaho, nta numwe warogoye umugambi w'Imana. Twabyumvise mu ivanjiri ya none, Yesu baramupinze, n'umwana w'umubaji, n'umubaji mwabyumvise. Twumvise ko nta gitangaza na kimwe yakoreye aho ngaho, ariko yabikoreye ahandi. Muri uyu munsi twirinde ikintu bita ihinyu. Twirinde iki? Ahubwo twemere Imana, twemere n'ijambo ry'Imana, kugira ngo twumve ko iby'Imana itubwira ari ukuri kandi byose bishoboye. Cyazana ngo uyu munsi Nyagasani akomeze kuturindira ubuzima, akomeze kuduha urukundo, akomeze kuduha ubwumvikane, maze mu gutahiriza umugozi umwe bizatume tubaho neza kandi tuzagire mu bwami bw'ijuru twemye, tubane n'Imana ubuziraherezo. Nyagasani Yezu nabane namwe. Inshuti bareshya turanye Imana w'isoko ndetse n'igicumbi
umwana wakunda ndamwambaza iteka igira ukwiye ndamuramiriye cyose adushira ubwoba dawe mubyeyi umuremyi wacu ndamwambaza iteka umubyeyi wacu amenye igihe amuramiriye cyose ukwiye kurata umuremyi wacu ndamwambaza iteka umubyeyi wacu amenye igihe amuramiriye cyose asingize Mana mutagatifu 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 iteka umuremyi wacu ndamwambaza iteka igira ukwiye ndamuramiriye cyose umuremyi wacu ndamwambaza iteka umubyeyi wacu igira ukwiye ndamuramiriye cyose Ave Maria, Dio, Yeah,